n'ebyiri uzi ko Kiyovu iheruka gutsinda Gasogi muri shampiyona 11 z'ukwa gatanu 2021 igihe Gayeri abona umutuku kintu mbonye Gasogi yabonye umutuku Gayeri yabonye umutuku turi imbere n'igitego kimwe cya Hassan Kikoyo umwana arasoka sinzi byamufasha afatira baro hanze n'umwegere hejuru y'izi match 9 zitambutse Kiyovu ntiratsinda Gasogi itsinze Kiyovu 2-1 irongera itsinda kimwe ku busa iyo ni season ishize banganya kimwe 2021 Gasogi itera 2 ku busa igihe Gasogi Kiyovu nayo yabonye umutuku amwaka ushize se match banza ya 4-3 urayibuka ndayibuka 4-3 Gasogi 2022 mu kwezi kwa 11 hari murare itera 3-1 baranganya mu kwezi kwa mbere barongera baranganya mu kwa 9 2023 barongera banganya kimwe sezishize mu kwa 11 Gasogi yiteye 4-3 muri retour Gasogi itera 2-1 iyo niyo Gasogi rero ko ari ibibazo cyo bimaze gutsinda Gasogi rimwe president ibi ni ukubera bimwe byabaye gusa ijambo bakubwiye gusa bambwiye ijambo ribi uriya mama yambwiye ijambo ribi nase nturadoho muzari baze bibi bizanangura w'inzobe uriya mama w'inzobe inzobe ngo nawe ntabwo yari isobanutse neza ngo nindera ntacyo mvuze ariko muragonye mise mutekereza ndamuzi murabizi uzi pressure tugiye gushyira kuri PC na Rayon Sport sizo zituri imbere Rayon Sport yatusha nota rimwe ejo tuzayirara imbere yes hajya Gasogi ku 12 yayo 12 yayo 12 yes no kuvuga ngo ejo Rayon Sport polisi irarara hasigaye mabiri turaba tuyiri mu bitugu nizana ya mikezo yayo ikina na Gicumbi match ikurikiyeho dutsinda amagana Rwanda yanaryoshye Gicumbi nabonye yanagutesha amanota rwose kugukoramo igatuma abana baguseka Championnat Rwanda yararyoshye kabisa match zabiri nziza nayo none sogira ngo urugero kina akarusho rero kuri iyi match nuvuga ngo ntago bigusabya bindi ngo abantu barasohoka ngo tubanze dusake ngo dusikane amatike uragura itike kimwe gusa urebe match zombi no kuvuga ngo uragura itike muri system harimo itike El Hilal na MCRG nukuvuga ngo iki cyubungubu Arebads iya make ni 3 ariko ejo zaba yageze kuri 5 uyiguze ubu wahindukira biragusaba iki nugukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 akadirishya ugahita ugura itiki ariko ndashaka mbaze n'ikibazo kuki munyakira ida yasohotse uyu munsi Ida yagiye mu mahugurwa ntiyakoze mwamujyanye mu mahugurwa uko ngiye kuzana Adelaide ujuti wanje rwose ari bana b'abakobwa rwose nkunda barimo bagakora none se ngenda amatsiko uje ndabivuze kugira n'uwumva ko Q&A ihari cyangwa se nibindi dushimira Federation Rwanda Premier League Q&A na El Hilal ndetse na El Hilal Omdurman nk'ikipe y'abavandimwe ndashaka mu byumve iriya ni iki yacu ikipe yacu cyane ndashaka mvuge mu cyarabu El Hilal Omdurman shukran ni icyarabu shukran ni icyarabu vraiment merazko shukran ari igiswahili bisabye wawe uri cyarabu ariko se urashaka mpimbikiye kintu se kirenze urumva rero icyo nshaka kujya mubwira abantu uyu munsi wa none izo factors zose hatajya n'umuntu ugira ubwoba Q&A iri very ready and cooperative hanyuma kubijyanye n'abantu baza urumva twemeranyije ko umuntu ashaka kuzagera kuri stade saa 8 akahava saa 2 cyangwa saa 4 z'ijoro c'est ça ese usibye football ibindi bizabihari nibi ahubwo se stade kitabamo niki cyangwa biri mu biganza bya buretse gato oya ntose icyambere ibyo byose ari byo yaganiriye buretse se gato reka tuvugisha ukuri iriya stade irimo buri kimwe cyose good sound kuba shaka kuba entertained icya kabiri zira food zirimo zose utekeza ko azaba harimo iki icyo bita food and beverage ngenda kubwica icyo kurya n'icyo kunywa ni ubwo Robin ni ashaka kuvuga za entertainment ujye ushyira muri match zawe oya entertainment zirahari nuso ashaka bigende gutindagenda kubyina se entertainment ya mbere no kureba what we call the best of African footballers ndashaka tuvugisha ukuri nta ushidikanya yuko ikipe ya El Hilal MCR ifite umutoza umwe mu beza kurusha abandi muri Afrika witwa Mokoena icyana kuya ko namufanaga rero kera yes
baduhembye ni ukudutuka gutya kuko tubatsinze. Mbwira abantu guhe no munsi nciye umurongo utukura. Nciye umurongo utukura hagati yacu na Kiyovu. Tuzajya duhura nk'inshuti nk'abasportif ariko mu kibuga. Kiyovu yaba ifite Neymar tuzayikubita. Mpita ntangaza. Mbwira abakinnyi icyo genda ndibuka nabwiye Kayitaba. Mbwira umuntu witwa Gikazina. Mbwira umuntu witwa Nkubana. Ndavuga nti mwabyumvise nabande kwe icyo gihe bakirimo abitwa ba Felix bava kure. Ndavuga nti ciye umurongo. Kuva icyo gihe Kiyovu ntiyongeye gutsinda Gasogi. Icya kabiri ndabyibuka neza. Icyo gihe Kiyovu yari ikomeye imaze gukina finali igikombe cy'amahoro n'ubwo yakibuze. Irimo abitwa ba Heroni Beriane, irimo abitwa ba Armel Gisre, irimo abitwa ba uyu munyagabo yitwaga nde yitwaga Shafi Babika, irimo irimo ba Juma, irimo abandi barwabuhi icyo gihe nawe yarayirimo n'abarashidi Karisa n'abandi. Tujya gukina icyo gihe bavuga bati noneho tugiye kwekraza on va effacer on va poudrier. Icyo gihe nari mfite ikipe y'abana. Umuntu wari urimo w'umustari yari Manase Mutatu Mbedi, bari ba Heroni Beriane. Icyo gihe yari Manase Mutatu yari ari muri Kiyovu. Icyo gihe cyo nakoze niki twaragiye turaza none icyo basereburaga niki bati none twabonye n'umutoza wabonye lisansi aya CAF ariyo ngingo bati ni muze dukubite umutoza uramuzi. Oya uwo mutoza ni ntuza ni uyu mugabo watozaga Muhazi Emmanuel Ruremesha. Navuze ijambo rikomeye ndavuga nti iyi lisansi Ruremesha irambabaje ngiye kwisiga ngiye kwanduza ndayisiga urwondo kandi narabikoze wallahi. Twabateye igitego cy'ishoti mu mvura uwitwa sinzi wafatiraga icyo gihe niba arinze y'u Rwanda niba arinde yasigaye areba gusa bavuga bati wallahi umusaza umwe yarambwiye hari umusaza wakundaga Kiyovu Imana imuhiruko ridashira yagendaga mu kagare yarambwiye ati wallahi can so many umiza wallahi can see wallahi umusaza ararira. Amateka agaragaza ko ishobora. Urumva icyo gihe noneho haza umugabo sasa utemera yuko umugabo witwa Juvenal yazamuriye Kiyovu urwego mu bihebye agakora ibishoboka byose. Utemera ko yari afite ikipe ikomeye yaba yirengagiza. Kiyovu yari ikomeye bavanye za peri zarabiriye zarabiriye Juvenal nawe yari umuntu uhatana ariko Juvenal twapfuye ikirere abantu benshi ntibabizi. Akiza ajya kundeka muri federasiyo ngo natwaye Rumeri. Ibyo birambabaza ndanota ndanga ibintu zabyicira Juvenal. Arangije hajya kundega ngo sinzi ngo ijambo ngo navuze ngo ashaka ngo indishyi akababuro ya miliyoni 100. Icyo cyatsindirwa urubanza. Ndavuga nti Juvenal noneho byari bibazo ubu nciye umurongo utukura. Juvenal turahura turakubita. Aravuga ati none ngiye kugura abakinnyi duhura muri covid avuga ngo agiye kutumanura. Icyo gihe twebwe na Kiyovu makavuyo araza. Icyo gihe ndabyibuka bokesheje ikimasa ngo cyo kumanura Gasogi bacyokeshereza ahantu ku kabari k'umugabo zabwira Mana bwera mvura nako. Urabyumva neza hari ibintu batazi bajya kokesha bavuga ati twabateye igitego cy'umutwe cya DM ku minota 37 mu Bugesera. Batashye bababaye bamanjiriwe. Urabyumva neza n'amagambo menshi n'amagambo nawo wabo urabyumva ikimasa babura bakirya izo bari bokeje abari batetse izo munda zitogosheje babura bazirya bingingira abaturage kuza kubaha inyama. Noneho baravuga bati reka none tugure birukana umutoza. Icyo gihe yari uyu mutoza watozaga ikipe y'igihugu y'u Burundi yitwa nde uheruka Etienne Ndayiragije baba baramwirukanye. Burentwe twamwirukanishije. Baragenda rero baritegura kweli bazana Burucaga. Icyo gihe Burucaga naramwibagiwe. Twakubise Burucaga ashaka kurwana Burucaga bahita bamwirukana. Wose umutoza kwirukanisha Kiyovu wa kabiri. Nyuma yabo baravuga ati none tugiye kuzana Burucaga ajya kurwana ku Mumena. Oya ni kuri regional. Ni kuri regional. Aho umukinnyi wabo umwe witwaga ne Munezero yagiyaga kubita icyuma agenda yishima mu mutwe. Ako gitego cya Heroni Beriane cy'umutwe. Munezero Fisto. Korano baretse gatariko ariko mwana wacu tugakorana nkaguhane makuru. Hanyuma icyakurikiyeho niki? Abantu bose bari baravuga bati abantu bavuga bati Stade Amahoro irahenze.
ariko Q&A mwaganiriye ariko ndashaka mbabaza akazo k'amatsiko Kenisi niyungukiye muri Al Hilal ni umwe mu batangiye kungukira kuri Al Hilal. ariko reka mbabaza iyo abantu bavuga ngo Stade Amahoro irahenze muzi ko ari ngiye ikipe ya mbere iri lokali Cyane. muri shampiyona wayikiniyemo cyane kuki mutabivuze Twarabivuze. hanyuma se Baranabivuze ko uyu munsi wa none utayiherukamo. kuki mutashimira ko mfasha akaboko Kiyovu nyuma y'imyaka Nyagateke aheruka gukina muri Stade Amahoro muri za 80 ikina na Mukura nkayijyana nyirandase nkayijyana mu mahoro Yarahakiniye oya uretse gato ivuguruye ivuguruye ntabwo Kiyovu yayikinira. Stade Amahoro cyashya ntabwo urumva ubwo rero ibi nabyo mukwiriye Ariko ntabwo kubishimira iheruka muri icya za kabiri 80 ibyo kuvuga ngo Stade Amahoro irahenze ninde bibabwiye ko ibintu byose bisaba kuganira no kugira strategy Kiyovu muzayobora itazayobora tuzayitwara kuko yaherukaga bicara muri 16 15 ubu ntaho hari ibintu byarahindutse vestiaire birasaba umugide turabagida turabatwarayo icyo ni kimwe ni ukuvuga ngo rero uyu munsi wa none ndashaka mbwira abanyarwanda make no mistake ntabwo Q&A ihari kugira ngo ibuze abanyarwanda kwishimira ibikorwa remezo byabo iriya stade ni management ariko ntago ari hindrance ni ukugira ngo umupira w'amaguru n'ubundi izakinwa umupira w'amaguru kuko ntabwo izaberamo ibiterane sibyo ntabwo izaberamo inama mpuzamahanga kuko yubakiwe umupira w'amaguru icya kabiri ndashaka mbwira abantu kwiriya ni political investment abantu babimenye rero ntabwo Q&A hatagira n'uvuga ntabwo ihari kugira ngo si inkuru mbi kuri sport yes na maintenance yayo ubuse mbabaza mwabonye amastade yo muri Afrika y'Epfo amwe yamezemo ibyatsi n'ibihuru cyane kubera management za Guinea Equatoriale na Gabo bakira igikombe cya Afrika Yes. bubatse amastade meza none ubu ntibemerewe kwakirira rero Q&A irahari kugira ngo nizo stade be maintained tutazasanga abantu barwana ngo bari mu guhiga umwami w'umubu w'umuswa nako ngo uri ahantu ngo muri Stade Amahoro ibyo byose nabyo tubyemere ariko nanone ntago tuzajya muri Stade Amahoro byarabaye ibyo avuga ntago tuzajyamo for free tuzayijyamo with a cost ariko atari cost ishobora kunaniza umuntu wese kwicikaho dusa nk'ababikomozaho tuvuga tuti Kiyovu Sport iyo mu bihe byayo bya kera yaba Juvenal Juvenal yarakubiswe vibasa wageze naho yitangariza umubare w'ibitego ari ugeze kuyitangariza 2 ku busa Juvenal biramubabaza cyane n'abayobozi baravuga ati ariko se harimo n'agasuzuguro uburyo wateguragamo match ya Kiyovu byajyanye na Juvenal cyangwa n'ubu biracyahari ariko Juvenal wembe ni ule Juvenal yaje asanga ibihe amateka yaranditswe by the way reka mbashyira mu mpine ubundi Kiyovu yatangiye ari ikipe aho no kubwa Theodore igeze kurakara cyane cyane wamurashe ubundi Kiyovu yatangiye ari ikipe inshuti cyane Kiyovu yigeze kugira ibibazo bikomeye mu abantu mwe bikomeye muve mu bibazo yagiyemo n'utubazo icyo gihe byari muri champion turi muri deuxième division burya Gasogi muri deuxième division yari ikipe y'Instar yari ikipe ikomeye guhera na kera rwose waje bishyira kuri map oya ahubwo gihe nigeze kujya ukavaringa ibintu bya Gasogi itarabona na division ngaho ngira ibiki n'imikino yo kwibuka umuntu w'umusirikare za yakwigendera Suriyeto na Gatuzo sibyo uretse se gato uyu mba muri mubi rega burya Gasogi ni ikipe Kiyovu Sport yatwitabaza yari yabuze itikijyana Rubavu ngo bari giye gukina n'amariri niba atari Kenseri turagenda barishyuza iyo match yavuyemo 800 baratubwira bati se tubahangaye ndabwira mutwara amafaranga ni mugure gusa soda muhabana icyo gihe barambonye ndi mu kibuga ndi ku mafoto ndi mu gusangira soda na Hemedi barikomereza babona itike ibajyana i Rubavu sibyo guruva n'urugendo no kurya baza kongera kutwitabaza nanone icyo gihe turibuka twatsinda ngo kimwe kumumena turagaruka turakina icyo gihe babona 1,200 dukinnye tubatsinda kimwe umukecuru umwe w'inzobe wabonaga ari ku inzobe ntago yari isanzwe urumva yanutse igiti umuntu wenyine ukizi ni Hemedi na Bibi na nyakwigendera wa mwana ntuza Aziz icyo gihe ndavuga nti rero Kiyovu irakomeye utagira ngo ugiye guhura n'ikipe yoroshye Kiyovu irakomeye irabura umwaka oya Gasogi iroroshye ariko ziko Gasogi ariyo kipe ngubu ifite ibitego imaze gutsinda ibitego byinshi none surabizi ko Kiyovu ariyo kipe itagitsindwa none n'igitego nose akabazo kamatse ntitsinda nayo ariko ewana kukitwa kwinjizwa igitego none twebwe turatsinda ibyo ndashaka kubimenya twebwe rero kambikubwiza kuri ni defense nziza igiye guhura na attaque nziza defense ya Kiyovu muvuga ariko ubwo murayizi hirya yankesa yahuye n'abantu biranambabaje ya mwana afite kuba afite rouge yinjijwe 2 gusa muri match ziri ikina nande yaba bakinnye namwe mwarakinnye twarakinnye Aviti ntabwo azaba hari biranambabaje
bashaka kuzashyira Yakubu muri axe agakina na Rwabuhiye. mbonye ntaragaruka mbonye se mbonye yaramaze reka mbabwize ko tureke kuvuga amagambo menshi simbona defense ya Rwabuhihi n'uwo ari we wese bamupera Rwabuhiye yaragarutse asigaye ameze neza cyane none mugende mubaze uri umwana witwa Abdul muri Mukura uburyo yakambakabya ari mu gusoma godiyo z'abakinnyi ba Gasogi ariko guterera Mukura Butare nabyo wowe ubaze witwa Jariru yisabira ramprasoma kuri Kamena cyangwa ubaze uriya mukinnyi umwe wahoze ari kapiteni wa Muhazi apfuka amavuga ati mubabare mu nkizi ikipe cyo mubireke rero ntago rwose Rwabuhinda mwubaha ako president gukabya president ntago ari ukabya muzabibona president international break ivuyemo abantu bakunda gushinja amakipe ko aba yarasubiye hasi ngiye ikipe yanjye yajya hasi Gasogi twitega umupira utari umubirizi uwo tugeze none se mugeze mubona Gasogi yigeze kumwe ngo Rayon Sport ngo yishyusha abantu amafaranga ngo ariko kuri match ya Singida umupira tubonye ngo twagomba ariko ikintu cyiza buriya nkundira match ya Gasogi na Kiyovu ni 50 ariko umupira mbonye ni waje nishyuye 200 ariko 200 ngabanye ahubwo birangiye rero ushatse wansubiza ariko icyo nakubwira cyo ni kimwe nuko sindabona match ya Kiyovu na Gasogi ibaye niri ntibirabaho 0-0 biragoye pe kuko kandi ubu ngubu Gasogi ni ikipe itifuza inota rimwe kuri Kiyovu pe urwo rwego twararenze ibyo bintu byanusa umukate tubyanga kubi na Rayon Sport usibye ko yatwibye arbitre akayifasha nubwo yahanwe ariko ibintu byanusa umukate twarabyanze shaka gukubita ugena ama ekipa yose akomeye mu Rwanda ukayaha ubutumwa kandi by the way felicitation nabonye abakinnyi banyu bagarutse ba Bugesera se oya banyu ba Rayon Sport ya by the way burya ariko attention burya umwataka ari mwiza mu championnat s'il vous plaît aryohereza rega buri umwataka utsinda ibitego aryohereza abakunzi b'umupira w'amaguru bose ntabwo ari uwo equipe ye aba ari uwo football community kubivuga ya umunsi fanganya vunika yanditse imwihanganisha oya ni ntuza ni uya mujyana Asman yanditse amwihanganisha reka mbabwire burya umukinnyi mwiza ntabwo aberaho ikipe ye aberaho iyo football community ndabeshye niko bimeze ubuze ukuntu turi mu kureba iyi kipe ya El Hilal buryo ikinamo tukishima